iteka urukundo ruratsinda. Biba byiza iyo nta buryarya hagati yanyu. Icyizere gikomeza umutima, urukundo rukunezeza. Icyizere kirema ibyishimo. Iteka niyo imiryango yabyanga, abanzi bakitambika ari benshi, urukundo ruratsinda. Iyi story twifurije kwisoza amahoro. Kora subscribe, share, comment, maze meze neza amakuru sister niwe ndakubonye nakwishimiye witwa ndetse witwa Nadia ufite izina ryiza hano ni mu rugo none se wowe witwa nde nanjye nitwa Sammy ese wampaye namba zawe Nadia sinzagusiga nzahora ndi iruhande rwawe ndagukunda ako Sammy sinifuza kubabara pe Nadia ndagukunda nakurwanira kugeza ku iherezo. ese Sammy urankunda koko cyangwa ni amagambo gusa? siko wabuze hari pe nta n'umuntu wari nkanjye mwese mumeze mute turashimye mwarabuze ko ari mwiza mwaranyanze mukimvugisha bite byanyu ubundi muhuje mugire muboneke da aha turahari mu Rwanda ntabasohokana neza cyane gasobanukirije inshuti zaje murabona nzisohokane badutunguye ahantu hari akayaga hameze neza cyane ariko nubwo nagusohokanye mana yanjye ndagira ngo umbwire inkuru wowe n'umunwa wawe ntuzi bikize ejo bundi nyine nari ndi gutembera ko nari n'agatipe nyine ntazi uko kameze kivuga ko uriye ka gatipe ubwo nishira wanyifite agatipe yego kari akantu gasa kuriya se gasa gute gasa gute ni wa mutipe wambwiragaho do none ukuntu kameze ni maneke none ukuntu gasu nowera ni wa mutipe wambwiragaho uwo uriya mba Nadia ni wowe mba ko ndabiyamye pe umva umukunzi n'uwanjye sinikintu mushaka ase Nadia ubwo urumva ndi kukugira inama niko nta nama nshaka kuri Sammy nubwo wakora iki nubwo abantu batwanga nta n'umuntu n'ibintu bitandukanye kuri Nadia byambabaza aho shigenda nari ko umukobwa wiyubashye ariko ntabwo wiyubashye ibintu wabikora kare urukundo ni iki urukundo ni hari abantu rega twakarugiriye bose nkubeshye umva ndamukunda mu byumba hagira ngo ni Sammy cyane rwose koko Sammy reka mabwiye n'ikindi gihe reka mpamagariye hano icyo kiganiro nongeye kucinzana mu ngiye reka nkubwire Nadia urabizi ndagukunda nubwo nakwifuriza ibintu bibi ariko ntabwo byose uramuntu hafi pe ntabwo ari kuri level yawe yasinze pe gusa umbabarire ntubifate nabi ariko ngiye mbikubwiye kuko nabonye yuko ntabwo bijyanye ariko n'amazanyitse ni ukuri pe reka nanigendere nibajye mpamagariye ariko mubona ikindi gihe nimuzongere kuvuga kuri Sammy pe kuko ntabwo bibareba yego ko mara nshaka kuza turamubwiye sawa byataye ariko ngiye reka mubwiye si ukweshya ku rwego ndiwe ntabwo nakeze karagahura kururuzi ukuntu gasa ni none ko niba gakaraba n'akadakara ntiwamenya si Nadia kariya akantu kameze kariya gakundiye nanjye rero naramunyeretse ndatungurwa cyane ntabwo natekereza ko Nadia yakunda kariya gakundiye niyo ukuntu waba ari mu ngagari agakunda ntigakaraba none ubwira
ariko se sheri ubu iyo urebye ubona urukundo rwacu ruzageza kugeza ryari? Sheri, urukundo nyakuri rurageragezwa mbere y'uko rutsinda. Ihangane.